kabisa, reka nizere ko mumeze fresh cyane kabisa, byakomeje kugorana kurane rwa equipe y'Itanzania n'ikipe ya Gasogi United. Ubu tuvugana biracyari usa kubusa, bageze mu minota 70 gutyo y'umukino. Iraza kurangira gute mu kabyaramwe mukurikiye video, ubwo nyine igitego nikiboneka kiraba kirimo hano nyine nakundi, kiraba kirimo hano kabisa. Kistashe de Mike kabisa, nizere ko mwakoze subscription kuri Shot TV, ibintu bimeze neza cyane. Attention tuko basa ko ndareba ka cyangwa umuntu hariya kwitonda karaga mu baronde n'icyori. Attention lana chizo samu neza cyane sura ikipe ya Gasogi United. Abakari Muderi funga baro neza cyane kabisa. Muderi na Shimimana Inoso au muvana neza cyane kabisa. Attention atre Muderi onchomika pass kwa Hakimu Hamisi imbere yizo mukuraho bara basura ikipe y'Ipiana yebaba weye. Atanyuma y'urupfu iminota ya nyuma y'urupfu kurana rwa ekipe ya PNF na Gasogi. Match ya mbere banganyije ubusa kusa, Ninda ari bwikarifiye muri kimwe cya kabiri mu by'ukuri akajya guhura na ekipe ya Polisi. Ibintu bikomeje kugorana cyane kabisa, ni Kensi cyangwa se Nishari abebe yaturebeta makino mpira utanga neza cyane kabisa ka Misaki kirogaro cya Shebubu hagati mu kibuga pass kwa Pichu kirana ruboneka cya Bosco na kwitonda Rebaka vanga magura Rebaka isho Tariko Ibrahim Parere Dauda mpira anaufata neza cyane kabisa. Ibrahim Parere Dauda kabisa fata baro hari arayimeza. Attention hatari kabisa. Nizera ko rwose mwamaze kwigaragaza barasaba no kuri Shot TV. Cyangwa pass kuri muri kwa kutonda Rebaka kinisha umuntu hariya Gistabye Pierre ari katanga pass cyane shakisha mvandimwe Fitina Omborenga mpira kirenge ya kunzira no kurenga ku ikipe ya Gasogi kurana muvandimwe n'ubundi. Jean Zotia Mukajados reka turebe kiragarukira Fitina Omborenga na Shaibobo Abdurrahmanedin. Attention kira reka turebe niyo mugabo Claude sina neza cyane kirogarukira Shaibobo ku murongo. Reka turebe ni Fitina Omborenga n'ibyo ko cyumuka pass kwa Shaibobo ahubwo. Attention atre kwitonda Rebaka avanga amaguru hariya aragwirirana isho hanze umupira na ushota ujya hanze kabisa. Baba we match byoshe ariko yabuze n'igitego mu by'ukuri kiraboneka ryari. Igitego kiraboneka ryari. Nkandira subscription kuri channel ya YouTube Shot TV. Shot kabisa. Shot ukende turabana se kuri Rwanda Premier League kuri Magic Sport TV. Attention reka turebe sigu umuntu hariya baragoboka neza cyane sore kipepeni Fitina Omborenga umupira waramutwaye. Reka turebe Abakari Muderi yarakoze ibintu biryoshye ikipe barangiza ari umupira utega muri kona. Gasogi atakuriye imbaraga. Reka turebe yawucanza neza kwa Jean Dodier udahemuka Jean Dodier. Attention Jado kwitonda Rebaka kumupira muvana neza cyane kabisa. Attention reka turebe wabita Abakari Muderi kabisa mpira tereka mikarita mu ndari ya kabisa. Basari komeye cyane akuri muvandimwe kwitonda Rebaka mu gusa buryo abacomotse neza cyane. Reka turebe n'ikosa ryego hano n'ubundi na Shimimana Inoso yayihanye yuza cyane kwa Fitina Omborenga ariko baravuga bati atari
hatari sana kabisa. Hatari sana kabisa. Zakapi. Reka turebe Innocent. Karaga mu baro nini cyane ashaka kwitondera baka mpira Odemo Kajado vanaho neza cyane kabisa. Sereka muri birahindutse ari. Atasura toshimana shimari Petro mpira hanze. Petro agerageza umupira muremure cyane. Ariko out hanze cyane kabisa. Kabanda Serge ashaka kwagiye kwinjira mu kibuga mu by'ukuri. Kabanda Serge yakonwa ikipe ya Gasogi United. Attention à ce Bobo mpira uvana la konda Branano. Attention reka turebe kina neza cyane asura ikipe ya Gasogi United. Mutana yatinze kugwa ari kwangaza. Reka turebe mfite nambarenga katama baro ndende cyane kapiteni Idrissa ayivana neza cyane kabisa. Oh Attention à Trebe, Adelpha Kizimana, China neza cyane kabisa mpira muri bashakisha muvandimwe ariya. Shakisha Kabanda Serge ariko. Shakisha Kabanda Serge biranga. Attention à Trebe ko fra equipe ya Gasogi United. Ni kona ya Gasogi United igiye guterwa n'ubundi n'umuvandimwe Udahemuka Jean Dotien. Reka turebe kona ya ekipe ya Gasogi ishobora kubyara igitego. Attention kabisa, reka turebe ekipe ya Peri irataha cyangwa se biraza kuba ibibazo. Match banza banganyije ubusa ku busa, hano naho byakomeje kugorana. Yayiconzemo Jamaldini ku mutwe biranga, ugarukira Misakim. Attention Jamaldini amuteka sarika tunapeni rimwaria. Ati umupira naguteka imbega izamu ya ekipe ya Ipiana. Oya bawurengeje nibyo koko. Reka turebe n'ubundi Udahemuka Jean Dotien yagiye kurengurira baro yuze cyane. Attention yayitanze kwa Hamisi Hakim Hamisi. Kina neza cyane kabisa serva ekipe ya Gasogi United. Axel Iradukunda mpira muremure shakisha muvandimwe Adolphe Hakizimana guruka cyane ku mutwe pira uvanaho n'igena Clement. Attention reka turebe kina neza cyane serva ekipe ya Gasogi United. Musami Ibrahim Dauda anawufata neza cyane kabisa. Attention reka turebe kona ekipe ya Gasogi United. Reka turebe kona ya Gasogi bayiconzemo popo kiza ku mutwe mugarukira abo Hamisi Hakim yeba bamahana Nyagasa n'umuzamu Pavel Inzira umupira utereka muri kona, mbega save mwoka byaramwe. Save y'ikinyagihumbi, save y'umwaka. Attention turebe nindi kona bayiconzemo.